Nigarukira rero murandi makuru mashya ku Mwitsi TV, ikinyamakuru cyanyu nabazaniye nta nubwo ari n'ikinyamakuru gusa, ni umuryango tuba tugomba guhuriramo hanyuma tukaganira. Kayitare Ntare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi, ndeka nongere mbibutse gukora subscribe, like, sharing ndetse na comment mu bundi buryo. Hanyuma reka dusimbukire ikabuga, ariko mbere yuko tugera ikabuga reka mbanze mbasabe mbibutse kino kintu. Muri uno mwaka hamaze igihe kinini hano mu Rwanda humvikana impfu zitunguranye. Harabo basanga mu biti bimanitse, harabo basanga mu nzu bimanitse, harabo basanga mu migezi itemba, ariko atari ya migezi wenda ishobora kugutera ikibazo ngo ibe yagutwara burundu ngo bakubure. Abandi tukumva batezwe n'amabandi, batewe ibyuma, bakaswa amajosi, bimwe mu bice byabo by'umubiri bikaburirwa irengero. Kino kintu kimaze kuba ingeso mu buryo bugiye butandukanye. Harimo abitwikira mu mazu, harimo abitwikira ku karubanda. Hano mu gihugu cyacu bimaze kuba nk'ingeso pe, bimaze kuba ingeso. Ariko tugomba kureba bituruka kuki cyangwa se biterwa n'iki. Impamvu ni iyihe? Hari abantu biyahura kubw'ibibazo, ariko abantu bakunze kumvikana mu mfu zateguwe cyangwa se zagizwemo uruhare na ba nyir'ubwite babiburiyemo n'ubuzima. Akenshi ni abantu baba bafite toroma cyangwa se ibibazo bari guterwa nabo bashakanye. Kandi muri ibi bintu mwitonde, nta muntu numwe mu bantu munkurikiye hano ku Mwitsi TV mwumva iki kintu neza, nta muntu numwe ndumva wiyahuye wisutse sasa akitwika cyangwa se akajya guhira mu nzi we ngo abikore ari umugore cyangwa se ari igitsina gore. Jewe nkibaza nkavuga nti ese bino bintu biri guterwa nuko abagore bahawe ijambo bakumva ko nta wabakoraho, kuko agakomye kose usanga abagore hari n'igihe umubwira n'ikintu kumva arakubwiye ngo nkora mbone cyangwa se ndahita nduhukira muri ribu baragufunga. Ugasanga rero abagabo basigaye babyitondamo bakanabigendamo gake mu rugo rwo kugira ngo bihe amahoro, batisanga naho batatekerezaga bagafungwa cyangwa se rimwe na rimwe bakanakatirwa kubera ko bakubise abagore babo, kubera ko bagize ukundi kuntu babafata kudashimishije. Ariko sinibaza ko ari yo mpamvu, kuko nta mugabo numwe ushobora gukubita umugore nk'ukubita igisambo cyangwa se umujura. Ariko abagore basigaye bagerageza gukora ikintu gisa no kudaca bugufi ngo bubaha abagabo babo cyangwa se bicare niba hari n'ikibazo gihari bakiganire. Njyewe nkibaza ngo ese kwicara hasi mugasasa inzobe mukaganira ku kibazo gihari hagati mu muryango, yaba ari umugabo cyangwa umugore. Niba ari umugabo uteza ibibazo, mwicare mu biganire mu bicoce birangire bishire. Niba umugabo agenda akigira mu kabari akanywa agasinda, akibagirwa gusiga ahahiye umugore cyangwa se atanze iposho wenda kugira ngo n'abana batava ku ishuri bakabura ikibatunga, ntago ari ngombwa ngo umugore ajye ku karubanda bisakuze cyangwa se birinda aho bizana umwuka mubi ku rwego rwaho murinda kwicana cyangwa se bigateza ibindi byago. Ntago numva ko rero byakabaye ngombwa ko bigenda gutyo. Ni byiza ko mwicara mukaganira mukavuga ngo bimeze biti, wa mugabo we kutagitanga iposho, kutakishyura ishuri ry'abana, kutakishyura inzu, ko nsigaye nirebaho jyenyine, wowe ko nta kintu uri kubikoraho. Ubundi wowe umugore ugomba kwicaza umugabo mukaganira. Hari abagabo bibinani nibyo bananirana kandi batari bake. Abagabo ntago baba bashobotse, rimwe na rimwe usanga barabaye nabo banyirantagorama cyangwa se intagondwa mu yandi magambo. Mwihangana abagabo mu nyumva gukoresha rino jambo. Ikindi nanone hari abagore nabo bantamunoza. Umugore ukamuhahira, umugore ukamugira gute, umugore ukamukorera byose, umugore ukamushingira business ariko ntumenye ngo bijyahe. Business wayishinze ariko ntumenya ngo yahombeye he. Wishishuri ry'abana ariko nturi kubona umusaruro bitanga. Wishishuri ry'abana, wakoze stock, inzira ishyuye nta kibazo, ariko kibaza ngo kubera iki umugore mbona atari kwitwara neza.
wagiye gushakishiriza urugo, umugore nawe yigiriye mu bindi. Wagiye gushakishiriza urugo, wagiye gushaka ibyo umugore azarya ejo n'ibyo azambara ejo, nayo uzishyura inzu abamo ejo bitazateza ikibazo, cyangwa se ejo namwe muzubaka inzu yanyu, yigiriye mu bandi bagabo. Rero ntago ibyo ngibyo byakabaye impamvu ngo mugende mucakirane mumere nk'imbwa n'abahigi, ngo usange muri guteragurana hejuru. No, muba mugomba kwicara mukaganira, byabananira mukiyambaza imiryango. Umugabo yakunanira kandi wahamagaje umuryango ukamujugunya, ukamwihorera. Niba mwarasezeranye mukaka gatanya, ubu byaroroshye. Niyo mwaba mutarasezeranye, uba ugomba kugira gute? Uba ugomba kugenda ukabwira inzego z'ibanze ziba zihari zibishinzwe, hanyuma mukagira gute? Ubu hajeho n'inzego z'imibereho myiza. Buri gihe utabayeho neza mu rugo rwawe, kubaho neza si ukurya neza, si ukwambara neza, si ugusohoka, no kuba umugabo yaguhoza ku nkeke, nabyo ubwabyo ni imibereho mibi. Ntabwo wajya uryama ngo nta nubwo warya ngo bigere ku mutima, ntibishoboka. Ntabwo washyira uturaso ku mubiri, ariko ntabwo wahita ugira gutya ngo nurangiza wiyahure, cyangwa se ngo ushake icyatuma umugabo yiyahura. Ni ingero natangaga kugira ngo turebe impamvu z'impfu za hato na hato zo hirya no hino. Ugasanga ngo umugabo yiyahuye kubera umugore, umugabo yitwikiye mu nzu kubera umugore. Tukibaza kubera iki nta mugore n'uyu n'umwe turumva wiyahuye kubera umugabo, witwikiye mu nzu kubera umugabo, nyine wagize ikindi kibazo kubera umugabo. Ikintu njya mbona cyakoza no kuba umugore yava mu rugo akagenda ngo yaharitswe, ngo umugabo yamushakiye undi mugore, n'ibyo tuba twumva, cyangwa se ngo aramukubita, n'ibyo. Ariko ntabwo turabona umugore wiyahuye kubera toroma, ngo cyangwa ngo yitwike ngo kubera umugabo. Ya abagabo bo nabonye basigaye bava no mu ngo zabo bakagenda bakazisika, kandi aribo bazubatse, bakajya gushaka abandi bagore. Hanyuma ikintu rero narinzanye nyamukuru, nifuzaga ko tuganira ahangaha, ntabwo ari ibyo by'imiryango, ariko nabyo byari ngombwa. Bagabo mwikubita agashyi, namwe bagore mwikubita agashyi, muhindukirane murebane mu maso, mwibaze ngo ese nige kibazo cyangwa nige kibazo. Nimumara kureba ikibazo gihari, mwicare hasi mu bicoce, mu biganire, bishire, birangire, nyine ikibazo kive mu nzira, gishire. Mujye mureka kwirirwa muterana amabuye. Hanyuma rero reka twirebere izo mfu zo hirya no hino. Nkibaza ngo ese inzego zibishinzwe zibikoraho iki? Ese nta perereza rikorwa? Bigenda bite? Impamvu ndi kuvuga ibi ngibi ni inkuru y'umwana w'umukobwa wakoreraga, niba ari mu karere ka Gasabo, i Masaka. Masaka ngira ngo iri muri Gasabo, iri muri Kicukiro, ntabwo nibuka neza. Ishobora kuba iri muri Gasabo cyangwa muri Kicukiro, ntabwo nibuka neza ahantu buriya ntuze Masaka ibarizwa hagati, ariko ndumva ishobora kuba ibarizwa muri Kicukiro, ntabwo ibarizwa muri Gasabo. Ntabwo Masaka ibarizwa muri Gasabo, nibyo ibarizwa muri Kicukiro, mu karere ka Kicukiro. Umwana w'umukobwa wakoraga akabari, cyangwa se wakoraga umushinga wo gucuruza inzoga, cyangwa se wakoraga akabari, yasanzwe yiciwe imbere y'akabari yakoreragamo, yateraguwe ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda. Amakuru rero amakuru ahari, cyangwa se ibiri kuvugwa, nuko ashobora kuba yishwe n'umwe mu bantu bakoranaga muri ako kabari, wari mucoma cyangwa se wakodeshaga icyokeza aho ngaho. Uwo mugabo biri gukekwa ko ari we wishe uwo mukobwa, afatanyije n'abandi bantu bari gushakishwa n'inzego z'umutekano, harimo n'uwo ngo nyine wamwishe. Biri gukekwa ko ari we muntu wamujombaguye ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda, bagasanga aryamye imbere y'akabari yakoreragamo. Jewe nkibaza nkavuga ngo ese ubu bunyamaswa buturuka he, ku rwego rw'aho umuntu afata icyuma agasogota umuntu nk'usogota itungo, akajombagura mu ndimbavu zose, akazishwanyaguza, akagera n'aho amugeza icyuma mu ijosi akaritabagura.
bino bintu nyine biterwa n'iki? Byanyibukije inkuru y'umwana wigeze wishwe za 2012 atewe icyuma n'umukozi w'iwabo wo mu rugo wari uhabaye imyaka igeze kuri 12. Ibaze kugira ngo umuntu abane n'ababyeyi bawe bakimara kwimariya ari abageni, bakira abajene mariye, bakabana imyaka 12, ukavuka uwo mukozi umusanga muri urwo rugo, ukagira imyaka 12 ingana n'iyahamaze ari umukozi, ugakura umureba mu maso yawe ari ukurera, yarangiza akakujombagura ibyuma ugapfa. Uwo mwana uwo mukozi yamuteye icyuma hano mu ijosi, arirukanka umwana agenda atabaza yitura imbere ya se na nyina, ariko amahire byabaye ngombwa umukozi arafatwa, aranaburanishwa n'ubu arafunze. Ubu tuvugana nyine nyumva iyo nkuru, nkumva iryo shyano ryaguye, nahise nibuka uwo mwana wa 2012. Ariko siwe nagira ngo tuganireho, kuko hasigaye hano hanze hasigaye hari impfu zikabije kandi ziteye ubwoba. Nk'uyu mucoma wafashe uyu mwana w'umukobwa akamuteragura ibyuma kugeza ashizemo umwuka, n'ubu ngubu akaba ari gukurikiranwa mu bitaro harebwa uburyo yamwishemo n'ibyo yakoresheje amujombagura. N'ubu ngubu tuvugana abo babikoze bakaba bari gukurikiranwa ngo harebwe niba bafatwa bagakurikizwa, bagashyikirizwa inzego z'ubutabera. Yamwishe nabi ku rwego ruteye isoni n'agahinda. Ibi bintu jewe nkurikije ukuntu byagenze, ndimo ndasaba, kuko uwo mwana w'umukobwa yateraguye ibyuma, ntihagira umuntu bimenya, ntihagira umuntu utabarwa. Nkibaza ngo utabarana ko, nkibaza ngo ese nk'amasaha yateguwe cyangwa se yashyizweho n'igihugu utubari tuzajya dufungiraho, byari byagenze gute? Ese yamwishe hafunze, yamwishe ari bonyine nta wundi muntu wari uhari, byagenze gute? Yashakaga kumwiba telefone, yashaka kumutwara amafaranga. Erega biranashoboka ashobora no kuba yabanje kumufata ku ngufu, nabyo birashoboka. Biranashoboka ko yaba yaragize n'ibyamusaba ntabyemera, kumva icyo akwiriye kumukora. Kuko sinumva umuntu, niba nta kibazo bari bafitanye, birashoboka ko bari bafitanye ikibazo, ariko nta kibazo na kimwe uba ukwiriye kugirana n'umuntu kugeza ku rwego rwaho wamwambura ubuzima. Ibyo bintu ntabwo biba binashoboka, nta nubwo biba ari na ngombwa, nta nubwo biba binakwiriye. Kuko ibyo bintu n'ubunyamaswa, nta nubwo umuntu nk'ona nubwo abakwiriye no kuba mu bantu. Genda saba nk'abantu babishinzwe babanze barebe neza niba uriya mwana w'umukobwa atabanje no gukorerwa ihohoterwa agafatwa ku ngufu. Wenda bikaba byanabateye n'ubwo bakavuga ngo uno muntu dufashe ku ngufu biratugeza kure, reka tumwice, wenda barajya kubimenya twe twageze iyo tugera. Uretse ko shuti zanye, ntago inzego z'umutekano zacu zirakomeye, ntago wagenda ngo uvuge ngo nguragiye buheri bakuburi. Ntago ibyo bishoboka, kuko ibi bintu ntago polisi y'u Rwanda nitabikurikiranira hafi, kuko giye byibuze buri cyumweru sinsi bakumva impfu z'abantu bapfiriye mu ngo zabo, n'abantu bapfiriye ku muhanda bataza babishe, bamwe bakabatora mu mifuka bari mu migezi, abandi bagasanga babataye ku nzira. Nkibaza ngo ibi bintu biba urwego irondo ry'umwuga riri hehe? Ibi ngibi nyine kubera iki? Ni kubera iki bibaho? Ni ikintu mba ngomba kwibaza, nawe uri kunde bugomba kwibaza. Kuko 90% nta nubwo abo bantu bapfa mbumva bapfuye. Ntago nshinzwe kuvugira abo bantu cyangwa kubabariza. Nge ndi umunyamakuru hano, ndi kuvuga nk'umunyamakuru, ntago ndi kuvuga nk'umunyamategeko uvugira akanabariza abo bantu. Oya, taza kunyumva nabi. Kuko ku impfu zirenga nka 50 cyangwa 20 maze kumva muri uko kwezi, ntabwo ndumva kuri radio cyangwa se mu makuru hatangazwa abantu bafashwe bakurikiranwaho ibyo byaha by'abantu baba bapfuye gutyo mu buryo nk'ubwo ngubwo budasobanutse. So ndabashimiye rero kuba mwampaye umwanya mukankurikirana. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukore subscribe, like, sharing ndetse na comment, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibinyamakuru byacu birabakunda, murakoze.
Umwitsi TV.